mwana bifatishwa ndari abaturage mwana terura ariko se mutamwica ni mumureka terura wowe terura yangu game over abaragiye cyabindi bavuga ngo niba hari ikibazo mufitanye hano ku irimbi muvuga ati reka mbere ko mushyingura ngo tumenye uburyo tuzakoresha ariko reka nkubaze ko ejo ubundi nagiye kunywera hepfo mu mishipuri nyamba bari kukutarama bari kukuvuga wajya uriyemeza ibyo ushoboye wa muhungu gishoboye se gute ntuza rwese imbibi na mbanze ndore nambarimo mbazi suzi ko ari bo bubakiraga ntuza kayihura uriya mwene wabo kayitare uri Darfur kayihura uriya muri ntuza reka rero bararanganyije isho bashaka umufundo wakora sharupante bahebe sadaramu niwo barangiye wowe noneho ngo ugiye baba barakubwira bati dushaka sharupante uziranze rero uriya muhungu kuntu ivuye nkani kagera iriya wajyaho n'urusengero ariko yatuvugisha ukuri munenga cyane nawe uzi ukuntu n'abakecuru n'abana batoya bari kuvuga ngo urimbwa uratinyuka inzu nk'iriya ya kadasiteri ngo baravuge ngo reka sharupani ikorerwe hasi ngo murayiterura muyiterekeye iyo sharupani ufite indege ufite iki cyo kwizamura ntuse reka nkubaze bari bazi ibyo ushaka gukora ngo baranakubwira ngo urira ugenda upime aho amashashi amaboko amaburiti bizagenda birasobekerwa babura ingazi ngo hari ingazi icyenda uriya udutambiko tubiri urasusumira uramanuka nine nta hantu yafataga ariko uramanuka ngo reka sharupani izakorerwa hasi ngo bazayizamura nubwo waba udahari ndi umuhanga ku izina ryawe cokoze bene kanyandekwe bazaguha nyoko uzi ko yasanduku wakoreye ntuza akazi n'iri ngo yamukwiriye hehe kandi ngo yagarutse bari kwibaza ukuntu yafungutse ya indi bamushinguyemo ariko twarabibonye tukimushingura cyagiye cy'umuhango wo gusezera reka umuntu wa mbere abituye ikinombe kandi cifu itakanyataka urubaho rutaruhengama noneho baravuze bati iyi sanduku ibajwe ni muri voka ni mu vumu ni muki bajye kubasanga ni igiko bwana bikoko ubwo umwuga wawe wagukora n'ubuhanga mpamvu umuko nawushyizeho hafi aho ngaho ku maguru ubwo rero baribeshye barayicurika ubwo se ni ikibazo kirire mwana uriya nubwo umufundi umufundi arira agakurusho akabara abana bawe nutabatabara ngo bave muri puberi urukwiyambika umugayo mwana hano ngo inzugi ninjye wazikoze nyine nanjye wazifunze nasi rwo muri koridoro ntago hoya mubwira azajya aterura gato ubundi ugiye gufunga neza kugira ngo wumve ko rufunze usa nk'uruterura gato ufashe muri serire rwamara guca ntago bikunda cyangwa n'isima yanyu yabyembye umukobwa ko atari kwanuraga amavide none baragira ngo oya n'urwo mu cyumba nzaza mbisubiremo nzaza n'iranda mbigire kandi murafata turakubwira ubu ni macibiri se nzaza n'iranda ni macibiri none mbipose nta kibazo bizakwirwamo ni macibiri na sare bizakunda kuko bazana macibiri ngo umume dufitanye akabazo ninde macibiri wawe shamume mwamubaza noneho twahinganya amasaka sinamuvuga ubwo macibiri wese ukuntu acapura telefone komera sha nijyagwa hari bijuha bisha ngo mu nzugi 30 yo gukinga nta na rumwe rwo gukinga yazibajije muki agaswira
kibuti nta rubaho ruvagamo bamwa uyu waragufungisha ngobo imbaho zo mu bibuti ndaje tuvugane nje nawe kinga gisoko ndaje turabivugana ndaje turabyivuganira ku giti cyagiraga n'ubwoba uzi kutagiraga n'ubwo nose wereka mugaza undi uritaba telefone yanjye rero ushafatana neza none uvuga uti umva sheri genda reba harya hepfo y'igitanda undebere ya nkoni y'amavunja nziza imwe naguze Nyagatare hanyuma urebe undebere na wa munyururu umwe w'ibyuma yambwe y'amajigo ndayifashe nawe ubundi nihe mugufashe sinujya kunuka komera mwa gende kumwe nanjye mpuje gahunda nawe urumva noneho unzane na ya facture uraribona facture iri hano ku kabati iyo facture nakanyandiko gutya nagiranye n'umuntu kandikishije ikaramu y'umukara nako kanzanira amakuru gasadarase kanya ruvuga neza temwa oya nta kibazo yewe ndashaka ko twaba reka mwana twarabanye ndikukubwira ya nkoni imwe nicishije cya gisambo kimwe cyari gituye hepfo kuri yanzu y'amateguro kimwe na urica barakureka kimwe nakubise mu musaya uhita usaduka kambanze njye kwihagarika ndaje kambanze njye kwihagarika ndaje kaga noneho kagabo nako kagayo icara aho ngaho bana ko icara aho ngaho ese kaga kankwaza ikintu kimwe sibyo icara mani kudasubiza abantu ubwo ni umuco koko gusubiza se wabyaye wahishije ariko dore nasiko twarabanye twasangiye icoko muri Zaire yo nta mufurika ngo mufurebe ukuntu namuhenge uzi ko aba yarishwe n'amacini ariko iyo udatunyanze igicu cyawe ntabwo gihumana ariko ndasanga mumaze cyangwa ruhumbu rwa nyoko taza kuyongera ndimo ndakira nawe ariko kaga reka nkubaze kankubaze ikintu kimwe kaga so tumyeho inkoni se sovuga mu rugufi kisi njo kono kitaba nk'igishwa mwenyu mu nguti ya nipaga ese ubwo wambonyemo umufa w'ikinyogote ko ari wo ngo banywe ugishyushye wamara guhora nturenga umuhogo kaga please listen to me aravuze ngo listen to me please masine se hano zirahabaga nagwa gacupa ariko niko avuze kaga tekereza mu menyo y'imbere cyangwa amenyo y'inyuma hisha ambara hatagira abantu bagera aha ngaha ntabwo ari njye bakeneraho komedi urabumbye waravutse sibyo reba hagati y'amenyo y'imbere n'ay'inyuma umbwira komera aba ariyo mpera ndakwica reka nkubwize ukuri kaga ndaguhinduriza uruhu rw'imbere rurareba inyuma inyama nizo zigaragara reka nkubaze ariko shawo uzi ko wandebye umbonamo akajeri ko twicaranye aha ngaha kuva kare yigeze ambwira ngo kamanze nisobere nose muri gupfiki muri kuwasana muri gucocora kaga itonde ubu ndumva ameze nk'urusenda rwameze ku ibuye ndumva ameze nk'amaboko y'ingagi kandi ndakwica niki kibazo ari tubyumvikaneho uriya nyana y'ingagi ndakwica munsi ndababaje muri gupfiki mwabagabo umwana mufate ntamuhugabanya reba ukuntu mufashira iki reba ukuntu afashe nanjye mufate sitiro gupfiki kaga nose njyewe turi gupfiki ko afashe wandwanyeho reba ukuntu afashe umva rero keregwari inzoga yanjye nyumva urabona iyi mbwa y'umugayo sibyo nyirukugawa byahamye uyu nguyu utagira ukwasa n'amaso ameze nk'ay'umutubu n'amatama ameze nk'imifungo y'intoryi nurangiza kuvuga nanjye mbwira n'umunwa wagira ngo ni ifirimbi y'abazimu
iki gitera nagihaye amafaranga ukinkurira akabati nkimara kugiha amafaranga kabati kameze rindi rase wimbaza iryo gusakaza ndakwiyamye menye ibyawe nanjye ndamenye ibyanjye sibyo nyine ibindi kumenya ndakubwiye ngo menye ibyawe nanjye ndamenye ibyanjye rukubaza ikiyema iri ni icupa mfashe ko mfashe umuntu bya boss rega ninjye nyine iri ni icupa mfashe ko mfashe basi ngahanda zibike muzazinywe shura ndishura si iyo utaretse ngomwe nyine nabazaga ibyo mu rugo witondera kubaza noneho wowe genda baye bagucurangira radio nanjye nsigara ncuranguye ucuranga je ni inanga buri wese afite umuziki ungize inanga jewe buri wese afite umuziki umuziki ungize inanga ku buryo mu rugo rero bare twumvikane we je nitwa barya n'ingwe we ndi barya n'ingwe ibyanjye ntabwo bijya bimanuka sibyo urashaka ko akosegerwa ku nteye umugongo kandi turi kumwe ndemwa ibyanyu ndabizi waretse tukumva ukatwakanisha ko turi abavana narakubwa wa muhungu ibintu byawe byo buri manganye no kuri manganya zana agacupa ndumva imitsi y'umutwe itangiye guturika yakwiciye akabati kameze gute ndumva imitsi y'umutwe itangiye guturika umuti muvandimwe ni kukuba ariko reka nkubaze akabati kawe yishyura hari umuntu kuva waba wugeze wengera gutya wabaho kuva wo kwitwa wowe none kukubaza akabati kawe yishyura nakanywa nyine njyewe namuhaye amafaranga ngo nkurire akabati sibyo muhaye amafaranga ngo nkurire akabati amafaranga arayajyana akabati ntiyagakora sibyo ntibigiye nkomeza gutegereza ikiri cyangwa ngo kizampamagara arindi hafi no kuri kwimana ninjye uhemye none se kamuwe aravuze ngo arakudira Wongo wankubita barakuniganiza ubu iki cyo wankubita aravuze ngo arakuniga wajya tura aravuze ngo arakuniga biza hano inzoka wowe uratwara inzoga zacu umujinya njyewe yaravuze ngo arakuniga ukuba kabiri imbaraga zanjye umujinya wanjye ushobora kugaragaza we twara umuzigo wawe twara umuzigo wawe wanjye ndawufite ariko ntabwo wabwira abantu nabi ntabwo wavuga ngo hano ngo madamu ni wowe uyoboye kino gico cy'amabandi urakubita umuntu ni wowe uyoboye bino bisabo igicucu kindira amafaranga ngo kizankorera akabati ndi igicucu cyangwa ndi igicucu we ko abagabo barapfa ubundi ndabaye igicucu ase mutangize ibintu bya boss ariko muri nanjye ushobora kumutanga nanjye ushobora kumutanga usobanura umenya ngo usyo ariko nimureke mbabwire uyu mugabo niwe wisuzuguje abantu zana iyo metero genda hoshi bajya musinda bibike ibyo bikoresho madame bibike none umva muko aho ngo harimo roji ariko se wowe usuzugura ngiro niba harimo roji n'ugenze ngaruze ku mafaranga yanjye niba ari n'umugabo wawe ubwo roji ziri mugiye gukora iki ngiye kumbombaniriza umugore niyibeshye se we niyibeshye ubundi rero bw'abantu bagukoreye iki ku buryo uza gufudika mu rugo rw'undi mugabo ubu rero intambara zigiye kwambara imirisho yerwa waretse kurwana waretse kurwana mbabaje ni ikihe kibazo ahubwo uyu nguyu afite oke ngaho muje muri roji akira mpimira uburebure akira muje muri roji ikindi wa mugana ubu nanjye nkuvugute nkugotomere mpite nkuvugute nkurenze ku mvange ujye umenya uwo witiranya nawe yase kandi nawe vanamo amaso ongera waretse kurwana tujye tuvugisha ukuri ubundi si uwo murapfiki ongera sha nyine ongera naje nyine iyi metero ongera ariko se mutica umuntu ku buryo umuntu ya ariko we atinyuke ngo njyane umugore muri roji bosi wawe ari yayimujyanye bosi wawe muhamagare uzi n'ikindi muhamagare wari umujyanye muhamagare mutica umuntu ariko mwana wifatishwa ndari abaturage mwana ariko se mukamwica ni mumureba terura wowe terura akira batabatabara terura sha bameze